Muraho neza mwese bakunzi ba Sergeant Robert Truth. Uyu munsi turagana ikiganiro kigufi cyane, ariko ndashaka kwibaza ku bantu ibyo mbona namwe niba mujya mubibona. Kare twemo tuganira n'umutipe umwe, nawe n'umuhungu w'umuhutu, yari kumwe n'undi mututsi n'abatutsi babiri baba muri Kenya. Umututsi n'umuhutu babiri babana, barambwira ngo Robert, turimo dushaka kuganiriza igitekerezo cyacu, ngo no tuvuga amazina kandi ntabwo dushaka records zacu z'amajwi, ngo abari mu kiganiro ndavuga aha akondaza kaganiriza abantu twumve, reka twitereke rero tuganire namwe kandi mu bivugisha ukuri muri message. Ese kubera iki umuhutu iyo ari hanze n'umututsi bahuza bakabana neza, bakaba friends, ariko umuhutu n'umuhutu bari hanze bararyana, umuhutu n'umuhutu bari mu Rwanda bararyana? Bayda mu yandi magambo, umuhutu ku muhutu ku isi yose urukundo rwabo rwajemo igitotsi. Umunyamurenge n'umunyamurenge barabana bagakunda, nabo n'abatutsi b'abanyamurenge bakabana neza, akaba yamuha byose bye, wamuvuga akahaguruka. Ariko biroroshye ko umuhutu yagambanira umuhutu mugenzi we. Bakibimbwira nahise ntekereza abatipe b'abahutu bakubisa abahutu bagenzi babo amafone muri RPF mw'abantu. Yo, abahutu bakoreshaga ikintu cyitwa foka, bicaga ikintu cyitwa umuhutu mugenzi we akica. Ese kubera iki abahutu bari muri FPR nacyo bakibanjije ikindi cya kabiri babajije? Ndaje mbibabwira ibyo nabyo, reka turangize iki cy'abahutu kwica abahutu bagenzi babo cyangwa kubagambanira. Abahutu baza gukora upelelezi nk'uno rero nk'abo bafashije ubundi hano Kampala, abantu bagera kuri 14 bamwe baje kuduhiga ngo bashaka kutwica, abandi barimo babafashwe, bamwe baravuga ngo baje ari 14, sinzi ku mubare bavuze, bari muri ndabyemeye baje guhiga Robert. Ariko Fandika Nyamwasa niwe wavuze ngo umunsi w'umuntu iyo ugeze ntago awusimbuka. Iyo umunsi wawe utaragera naho ujya, ntago gupfa k'umuntu n'umunsi we uba wageze. Ikizakwica, aho uzapfira, aho uzagwa nyine aho ngaho muri location ugomba gupfiramo, n'igihe cyawe, no umunsi mbese isaha umunota nibwo upfa. Sasa reka twigarikire ku bahutu n'abatutsi. Bahutu mwabaye gute? Urukundo rwo gukundana mwarushize. Umututsi ku mututsi nabo bavuye mu Rwanda, iyo bageze hanze agahora n'umuhutu barakundana, ariko umututsi ku mututsi barazirana. Ako ntago murakumva neza. Sasa ku bahutu bo birakabije cyane, noneho bo barazirana, ntago bashobora kubana umuhutu n'umuhutu ngo bane mu nzu batangira kwenda kumarana, ariko umuhutu n'umututsi barabana bagasangira byose, niba baba bigurana, niba baba bigenze gute sinzi ukuntu bigenda. Noneho tuza kumenya icya kabiri na ningiye kubabwira ni kimwe. Mu Rwanda nta kiba umuhutu, ntago bavuga ngo wenda bose babaye ngo ndi umunyarwanda, ahubwo abahutu baho nabo bigize abatutsi. Niko babivuze. Buriya ngo mu Rwanda abahutu babo bigize abatutsi, n'abatutsi pe ngo ni imfura z'abatutsi. Ubaye imfura yo muhutu yagutwara iki kuri ubwoko bwawe? Basi ukavuga ugakomeza umujyo wanuza wa nuzuriya ninde bamora iki? Niba nawe uvuga ati ndi umunyarwanda, ukaba umunyarwanda ubutu ukabureka, ubututsi ukabureka, ariko ukabaho uzi neza ko uri umunyarwanda gusa. Kwiyakana ubwoko bwawe ntacyo bitwaye. Urugendo ukikundisha ku mututsi arabizi neza ko uri umuhutu. Ibyo mukora bari abatutsi mu Rwanda bo baranyagiwe mu bwonko kugira ngo bagire ikintu cyitwa ubumwe, bumve ko umuhutu ari umuntu. Uriya mama yavuze ijambo rikomeye n'amutigeze mu byumva, yavuze ati twavuye Uganda tuzi neza yuko abatutsi bo mu Rwanda bose ni bamwe n'abahutu.
uwo mututsikazi yavuze iyo magambo ndaca ndapfa ndagagara. Umuhutu akuko byari bisanzwe twese turabiza abantu twe kubihakana. Abantu twavanye Uganda twari tuzi neza ko buriya abahutu n'abatutsi bo mu Rwanda abacikacumu bose baranywanye, ibitekerezo yabo ni bimwe. Kumbe batubwiraga gutyo, twabyumvaga gutyo kubera ko baduhishaga ko, ndavuga kuri bayobozi bacu muri RPF, baduhishaga ko bafite ibyo bakoze abatutsi n'abahutu babizi, bakavuga ngo babaye bamwe. Ariko kabona umuhutu n'umututsi barayifatanya, barakundana, babacikacumu bombi, rega n'abacikacumu. Ntabwo ari umututsi w'umukikacumu ngo umuhutu nabe umukikacumu, kuko nawe cyitse icumu rya RPF. Ukabona bakundana, twene tumenye impamvu bakundana. Naje kubitahura nyuma, mbimenye, mbiganiraho na Kizito Mihigo, turaceceka. Ndavuga kuko nakundaga kubaza cyane, nigeze no kubibaza nanuza n'abamporike Duwaje. Ndambaza none se nzi ko najya byo sinyantoranya, sinyandoba, sinyamenya umuhutu n'umututsi wo mu Rwanda, mwese mumeze kimwe, mufite mentalite zimwe, mukora ibintu bisa, ntago watandukanye ngo uyu n'umututsi. Kuko twebwe bavuye Uganda twari dufite umwihariko, honaga umututsi arabigendera arigaragaza, ngo twagendaga dufite umwiryongomoro. Si yo ko je ntago nari ndimo, ako nabavandimwe bacu babikoraga narabibonaga. Kandi je nambonye ntago wabona ko ndi mu batutsi rwose biryongomora, bajya hehe binka n'iki byose ibyo ngibyo. Nari meze nka cyakuraganda, kandi ntarakuriye mu Bagande, nakuriye no mu Nkadi, nakuriye Nyabushozi. Noneho nkibaza aba batutsi bacitse ku icumu n'abahutu twasanze mu Rwanda, bene wabo nabakoze genocide, kutwe tuzi ko ari bakoze genocide nyene. Kunde ya bose basa bamuri cyaransobanura, tereka twaranywanye, twabanaga tuba ahantu hamwe, dukora bimwe, turya bimwe, tudafite kwikangana. Iyo mugane muri babiri bakubwiza ukuri, ariko bajya kuri microphone muri public bavuga ibindi. Biterwa n'iki? Kano kantu kari imbere kitwinda tumbo mbere maisha nyuma, tumbo mbere maisha nyuma. Ukagurisha ubwenge, ukabugambanira, ukagambanira ukuri, noneho kimika ubuhemu ninda. Kizito Mihigo akambwira ati twese twari umwe, ibyo mwumva mugabaganira n'ibiki byose. Robert, kwica abantu barapfuye, ariko majority y'abapfuye n'abahutu. Umubare w'abahutu uri high cyane, w'abatutsi bapfuye muri genocide kugeza ubu babakubye inshuro zirenga 4. For example, niba harapfuye miliyoni irenga y'abatutsi, ubu harabarurwa miliyoni zigera kuri 5 z'abahutu bamaze gupfa. Mwahakana bapfuye, bagipfa nanone. Hari umuvandimwe witwa Jetiri, afite group yitwa ngo turwanye genocide, nguki turwanye genocide yakorewe abahutu n'ubwo igikorwa. Akantu nyikumva navuze nti igikorwa mbyigaho nsanga ko ari byo. Nibaza ubutegetsi bw'u Rwanda ko buteye. None ngaruka ndimo ndacyatekereza ku bahutu b'ibigoryi, akikundishwa ku mututsi, akambaha karamata, arafana sahau umugenzi we akamwanga. Kunda umututsi ngo kumukunda ntacyo bidutwaye, ariko umuhutu wimushirisha musha, mukunde kimwe na mugenzi we, mwumve ko atari mwironda koko nirobano. Gukunda umututsi ukanga umuhutu ntago ari bizaguhesha umugati ushaka di, urawurya yego, ariko uraza kuniga. Kunda umututsi, ukunde n'umuhutu, ukunde na buri muntu wese, sibyo? Ntabwo nababwiye se ukuntu ejo nababwiye ukuntu abantu bavuze ngo ugiyewe na Fred, ngo umuryango wacu Fred Rugisa Rwigema, Robert Kabera na Data Kabera Bosco, kwa Ruranga Ngabo Gervase wandutiye Wanyiramiga wa Nyiringondo, abo ngabo ngo bishoboke kuba igisekuruza cyawe Robert ushobora kuba ukomoka mu bantu b'abahutu, kuko ufite umwihariko wawe. Navuze abahutu bagera gute? Ngo abahutu babimfura, ngo abahutu ntago bagira inzika, ngo abahutu
umuhutu yakurenganura ariko umututsi ashobora kurenganura ufite ikintu akubaraho. Ndavuga oh my god, ese iyi mibare ya gitutsi nawe ni ntabwo ari ukwiteye, kumbe iyo mibare bavuga y'abahutu babarati ngukize nguprofite nkurokore nguprofite, ni bantu babanye mu kwaha kwa RPF batojwe n'inkotanyi bakaba badashobora kuba bakwigobotoramo nka Robert bayigobotoremo no kwihasira no gukora iki no kwikuraho iyo myaka yose kwigangahura ukava muri uwo mwuka wa RPF ukabyanga ubyanze burundu ugasigara uri umwere utagomba kuba wagerekwaho icyaha icyo ari cyo cyose kuko ntago ubugisa nacyo. Ariko mu gihe cyumva uvuga ngo RPF oye iriyo jambo digukurira muri ya maraso y'ubwikenye bwa RPF za miliyoni z'abantu bamaze gutsemba bose bita bikugarukaho nawe. Hanyuma rero reka twongeye twitabe telefone imwe. Aya murabizi neza ko aya masaha ari amasaha yo kwitaba ama telefone turi mu kiganiro. Allo, muraho? Meze neza ariko nari mu kiganiro direct. Niba nawe ufite igitekerezo ushaka kuvuga ku ngingo turimo kuvugaho byaba ari byiza, cyangwa niba ushaka ndigiye nyine ku ruhande naza kuvugisha niherereye. Sana ntabwo najya mu kiganiro. Okay, reka tuze kuvugana baadaye ndi mu kiganiro rwagati. Bye. Nuko rero nukuvuga ngo rero mu kintu mugomba kumenya today, wakwikundishwa ku muntu umwe mu bwoko mu kubera ubwoko kugira ngo wagutambutse ku kintu nyamara inzu ushaka kuyitambuka, ariko imbere haraho tazatambuka. Uwo mututsi umwe wakubereye uko ushaka, simwita imfura ngo yakubereye imfura, yakubereye igitabo, yakubereye inzira ikiraro, ariko nugera imbere urahura n'undi mututsi kanywa musayi kanywa amaraso, agusekera atagusekeye, agusekere atari bugusekere. Umwe aranyandikira ngo ariko se Roba iyi message yo mwayisoma, ntabwo sinzi uko nayibereka ngo mubisome neza igenda nako ndi busetting aho ngo mubirebe. Iyi message ngiye gusoma sujye kama mnaweza mkayibona vizuri, ntabwo yabageraho neza. Aravuga ngo afande namisinze mwe avuga ngo abasirikare twari dufite arakamisi kamwe, yaravugaga abasirikare bari bafite b'intwari b'imfura bagiye baburirwa irengero cyangwa abandi bagapfobaga n'abandi bakicwa. Uwitwa Afande Kiza uwo no gushaka kwe, aravuga ngo Afande Kadafi kazi intwari yo bamurogeye inaha, avugamo Afande Kayitare, Afande Sambyarahanga, nibyo. So binago ndiwe mwitabe gusa mukanya turagaruka kubera mbona iyari emergency case. Mwanyihangane kiganiro tukatugisoreza hangaza kuvugana n'uyu muyobozi kazi bitaza kunyandi mu gihugu cy'abandi, reka nitaba abayobozi. Asante sana.